Shalom shalom inshuti z'Imana, igitondo cy'uno munsi dushimye Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twongere gusoma ijambo ryayo. Ntabwo ari abantu benshi bagirirwa ubuntu bwo gusoma ijambo ry'Imana, kandi ubundi ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bidutunga, nk'uko tugaburira imibiri yacu buri munsi, niko n'ijambo ry'Imana twagakwiye kurisoma buri munsi kuko niryo ritunga umuntu wacu w'imbere. Uyu munsi rero twasomye muri Samweli wa mbere igice cya 8 kugeza ku 10, n'Abakorinto ba kabiri igice cya 10. Mu magambo twasomye hariya mu isezerano rya kera muri Samweli, tubona uburyo Abisirayeli banze gukomeza kuyoborwa n'abahanuzi. Ubwo Samweli ngo yari ashaje, ashyiraho abahungu be kugira ngo abe ari bo bazajya bacira imanza Abisirayeli, basigare mu mwanya wa se Samweli. Ariko ngo abahungu be bagira ingeso mbi, ngo ntabwo bari bafite ingeso nziza nk'iza se Samweli, bituma abantu bivovota, ndetse baragenda babwira Samweli ngo abahungu bawe ntabwo baca imanza nkawe, ntabwo bakiranutse, ntabwo batunganiye Imana n'abantu nk'uko we wari umeze, none turashaka ngo twimikire umwami. Samweli ngo ibyo biramubabaza cyane. Imana yacu dufashe. Samweli ngo biramubabaza, nuko ngo arangije abyereka Imana. Iki kintu cyanyigishije, Samweli yari umugabo ukunda Imana cyane. Ikintu cyose cyabagaho yagishaga Imana inama, akaba mu nama z'Uwiteka. Nuko ngo abyereka Imana, abaza Imana ngo mbese aba bantu mbakorera iki, ko bivovoteye abahanuzi, ko bashaka ko mbimikira umwami, n'iki nshobora gukora? Imana ngo iramubwira ngo si wowe banze, ahubwo ni njyewe banze. Samweli aragenda abwira Abisirayeli ati koko mwanze Imana yagiye ibayobora. Imana niyo yamye iyobora Abisirayeli iciye mu bahanuzi. Kera ngo babitaga babamenya, ariko banga kumvira Imana, banga kuyoborwa nayo kuko batayirebaga, ahubwo ngo bumva nabo bishakira umwami wajya bayobora. Icyo gihe rero Imana yabwiye Samweli ngo ntabwo ari Samweli banze, ahubwo ni Imana banze. Imana yacu dufashe cyane. Igihe cyarageze rero, Imana burya hari igihe iteza ibyago ishaka gusubiza umuntu runaka cyangwa se abantu runaka kubw'ibyifuzo runaka. Inzira z'Imana zirenga igihumbi. Imana ibonye ko igiye kubasubiza, kandi ko umuhanuzi Samweli agomba kwimikisha amavuta Sawuli, nta kindi yakoze, yatumye indogobe za se wa Sawuli ariwe witwaga Kishi ngo zibura, kugira ngo Sawuli agende ajye gushakisha izo ndogobe. Ariko Imana yashakaga ngo azagende agere kuri Samweli, kuko iryo joro ngo Imana yanabonekeye Samweli imwereka ko agomba kwimikisha amavuta mu nzozi. Akimuhingukaho, Samweli ahita abona ko yarose uwo muntu. Imana iramubwira ngo uyu nguyu niwe uzaba umwami w'Abisirayeli. Imubwira ibyo agomba kumukorera byose. Nimubyisomera muri icyo gice cya 8 n'icya 9 murabibonamo. Imana ishimwe. Inzira z'Imana ni nyinshi, inzira z'Imana zirenga igihumbi. Mwene data unyumva, ni ku ijambo ryayo ritubwira. Ubasha kubona we nta nzira ihari, ibibazo byawe ufite, ibiguhangayikishije, ariko Imana ifite uburyo yacishamo igisubizo cyawe aho udatekereza. Haleluya. Imana yacu igica inzira aho zitari. Ibyo wibwira birenze kure, ntaho bihuriye n'ibyo yibwira. Ibyo yibwira kutugirira ni byiza, si bibi. Imana yacu ishimwe. Muri icyo gice cya 9 tubona ko
Sawuli yakomeje ajya gushaka indogobe za se zari zazimiye, ariko ku murongo wa 5 w'igice cya 9 niho Sawuli yabwiye umugaragu, kuko bari bazibuze bashakisha ahantu hose babuze. Bigeze Sawuli ngo abwira umugaragu ati, njyewe ndabona bikwiye yuko dutaha, kuko mfite ubwoba ko data ari burekere aho guhagarikira umutima indogobe zazimiye, ahubwo akawuhagarikira twebwe. Bafata icyemezo cyo gutaha, ariko mbere yo gutaha ngo umugaragu aramubwira ngo hari umuntu witwa Bamenya muri uyu mudugudu, ngo kandi ibyo avuze byose bijya bisohora. Bamenya uwo yari umuhanuzi w'Uwiteka, ati reka tumujyeho, ari nawe wari Samweli, kandi bamujyaho ngo bagiye kumugisha inama iby'urwo rugendo. Ariko mu by'ukuri Bamenya w'Imana ari we muhanuzi w'Imana Samweli, Imana yari amaze kubimuhishurira ndetse bataranahagera. Imana yacu ishimwe cyane. Bamenya rero b'Imana n'uyu munsi wa none baracyariho, nubwo hari ababyiyitirira, nubwo hari ababeshyera Imana ngo Imana yavuze kandi itavuze, ariko jyewe ndahamanya n'umwuka w'Imana ko hakiriho abahanuzi bazima, haracyariho abantu basenga Imana, haracyariho abantu bayubaha, haracyariho abantu birinda mu mitima yabo kandi bashakisha Imana n'imitima yabo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu idufashe, natwe tuyisenge tutayiryarya, natwe twifuze gukoreshwa nayo, kuko yaravuze ngo dore ibimenyetso bizagendana n'abizera, nuko bazahanura, nuko bazasengera abarwayi bagakira, nuko bazirukana abadayimoni bakagenda. Ibyo ni ibimenyetso bizagumana n'abizera. Uyu munsi wa none icyampa nawe ukaba umwe muri ba Bamenya b'Imana, ukaba umwe muri ba bandi bagishwa inama z'Uwiteka, muri ba bandi bo guhungirwaho. Reka nkubwire, niduhungira ku Uwiteka tuzagirira ijuru umumaro. Tugomba kumenya icyo twaremewe, n'icyo twahamagariwe, n'icyo tubereye hano kuri iyi si. Ntabwo tuyibereho kurya no kunywa gusa, ntabwo tuyibereho kwambara gusa, ahubwo tuyibereyeho gukorera Imana. Tubereye kuri iyi si gukorera Uwiteka no guhesha izina ry'Imana yacu icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Mu Bakorinto ba 2 rero, ari nawo umurongo wo kuzirikanwaho, twasomye ku gice cya 10 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo intwaro, reka turisome, ngo haranditse ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Imana yacu ishimwe cyane. Intwaro zacu ntabwo ari izo mu buryo bw'umubiri, nubwo tugenda mu buryo bw'umuntu, nubwo tugaragara nk'abantu, tugaragara nk'abaciriritse, tugaragara nk'abanyantege nke, ariko nubwo tugenda nk'abantu, intwaro zacu turwanisha si izo mu buryo bw'abantu, si izo muri uyu mubiri, ahubwo ngo zigira ibihome zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Imana yacu ishimwe. Ibihome bitwizingitiranyaho, ibihome bitandukanye. Igihome ni cya kintu umuntu ajyamo akumva ko icyo kintu kidashobora gusenyuka, kidashobora kumuvaho, ariko ngo imbaraga zacu, ibyo bihome tubisenyesha iki bene data? Tubisenyesha kwizera, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana. Mureke tube mu ijambo ry'Imana, ngo dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima tukabigomorora Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Mwibuke Samweli, uriya Bamenya w'Imana, uriya muhanuzi w'Imana, iyo ikibazo cyamubagaho, Abisirayeli bamuteye bamubaza ibibazo byinshi adashoboye no gusubiza, yajyaga imbere y'Imana, ngo byose akabijyana imbere y'Imana, akajya kubigomorora Kristo. Niba hari ibikubabaje muri iki gihe turimo, ni igihe kibabaje benshi,
byinshi, n'igihe abantu bafite intimba n'agahinda mu mitima, ariko ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, ibyo byose biguteye agahinda, iyo ntimba, umubabaro wose waba uri mu mutima wawe, uwugomorore Kristo, ubyereke Kristo, Kristo wadupfiriye, Kristo watubambiwe. Ndetse no muri iki gihe twibuka abacu twabuze, twibuka nacyo gihe twibukamo urupfu n'izuka bya Kristo umwami wacu. Yesu yarababajwe, ubwo yababajwe abasha no kwihanganisha abababazwa, abasha no kwihanganisha abageragezwa. Mwene data ufite agahinda, ubabaye, ndumva nifuza kuguhumuriza no kukubwira ngo bigomorore Kristo, byereke Kristo. Ibyo byose biguteye agahinda, nta wundi watumara agahinda, nta wundi waguhumuriza, nta wundi wagukomeza nkawe, kuko niwe ubasha kumenya ubudogere cyangwa se uburemere bw'umubabaro ufite mu mutima wawe, akagukomeza, akaguhumuriza, akagukiza. Komera mama, urwana intambara nziza yo kunesha, kuko intwaro zacu atari zo mu buryo bw'abantu, ahubwo ni zo mu buryo bw'Imana. Tugwiza imbaraga zo gusenya ibihome no kugomorora Kristo, no gukubita hasi ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya Imana muri twebwe. Mukomere, Uwiteka bakomeze, ndabakunda, mukomeze, mugire ibihe byiza kandi mugire wikendi nziza, ndabakunda.